rero Titi Brown yaganjwe n'amarangamutima ahishura urukundo akunda Nyambo. Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba AD Group, ya group ibagezaho amakuru meza ya showbiz, amakuru agezweho cyane. Uyu munsi rero mukaba muri kumwe nanjye Joy Isimbi, aho nje mu kiganiro kivuga ku makuru y'ibyamamare agezweho ndetse ashyushye, aho ngiye kwibanda ku cyamamare bita Titi Brown ndetse na Nyambo. Rero Titi Brown yaganjwe n'amarangamutima ahishura urukundo akunda Nyambo. Ni ibintu byagiye bijya bisakara mu binyamakuru byinshi cyane bitandukanye, gusa ntabwo byatunguranye kuko abantu benshi cyane bari basanzwe babiziho, tunabikeka, ngira ngo abantu benshi twabikekaga. Umubyinnyi rero Titi Brown uri mu bafite izina rikomeye cyane mu muziki w'u Rwanda, ngira ngo murabizi, mukunda kumubona ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, YouTube, TikTok ndetse no kuri Instagram, ahantu hose ngira ngo mukunda kumubona cyane yigaragaza mu bintu bitandukanye, ari kubyina cyane ndetse agaragara nyine nk'umuntu ufite aba followers benshi cyangwa abantu bamukurikira ari benshi cyane hano mu Rwanda. Nyuma y'igihe kinini rero amaze ahakanira iby'urukundo rwe n'umukinnyi wa filime bita Nyambo Jessica, yeruye agaragaza urwo amukunda. Noneho Titi Brown yeruye ubwe noneho yemera ko akundana n'umukinnyi wa filime bita Nyambo. Ngira ngo abantu benshi cyane ntabwo byabatunguye nk'uko nabivuze haruguru, ariko iyi ni inkuru twari dutegereje, turi abantu benshi cyane dutegereje ko uyu mugabo cyangwa uyu musore yabishyira hanze. Rero muri Gashyantare muri uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri, tuzi ko ari ukwezi k'urukundo, ku munsi wa Saint Valentin, ku mbuga nkoranyambaga hasakajwe amafoto n'amashusho ya Titi Brown ari kumwe n'uyu mukobwa bita Nyambo, bagaragara nk'abantu bagiranye ibihe byiza. Muzi ko abantu benshi cyane uyu munsi baba basohotse bakajyana bagasangira, rero n'aba ngaba byaragaragaye ko bagiranye ibihe byiza. Gusa ikintu cyatunguye abantu ni uko yaba Nyambo cyangwa Titi Brown nta muntu n'umwe wigeze yerura ngo avuge ko bakundana. Bose baravuze bati reka reka ntabwo dukundana. Rero kuri uyu munsi ku itariki ya 18 Mata, Titi Brown nibwo yanyarukiye ku rubuga rwe rwa Instagram agaragaza ko anyuzwe n'ibihe byiza abajyemo na Nyambo, amwerurira ko amukunda urudasanzwe. Ku itariki 18 muri uku kwezi rwose nibwo Titi Brown yavuze ati rwose Nyambo ndagukunda, ngukunda urukundo rudasanzwe, bishyira ku rubuga rwe rwa Instagram. Rero ubu butumwa avuga ko bwamutwaye umwanya uhagije ashakisha amagambo yavugamo uko yiyumva. Ngira ngo abantu benshi mutereta murabizi ko kugira ngo ubone amagambo wavuga ku muntu ukunda, imitoma wamutera, ni ibintu bitwara igihe kirekire. Ku bantu nyine bari mu rukundo ngira ngo murabizi, ibintu byo kupfa kubwira umuntu ukunda ni ibintu byigwaho bigafata umwanya munini cyane. Rero kuri uwo munsi nibwo Titi Brown yabwiye Nyambo ko amukunda ndetse amwifuriza isabukuru nziza y'amavuko. Gusa Titi Brown amwiseguraho ko ashobora kuba yaratinze kumwifuriza isabukuru y'amavuko nziza. Ati rero ndibuka ko nahuye nawe mu minsi mibi yanjye mu mezi 5 ashize, ariko watumye numva urukundo kandi mba umwe mu bantu bishimye ku isi. Ahangaha rero Titi Brown yakomeje ashimira Nyambo uburyo babanye, uburyo yamubereye umuntu w'ingenzi kuri iyi si. Ariko abantu benshi cyane bakaba bati ibintu uri kuvuga rwose twebwe twabibonaga, kabone nubwo utamukundaga ngo bigaragaze, ariko twebwe twabibonaga. Ariko nanjye nkabibona, ngira ngo mujya mubona ibintu byinshi cyane bahuriramo. Ahantu ngiye natangiye abantu benshi batangiye kubikeka, murabona nko muri la filime bakinnye ya The Forest, ahantu Titi Brown akina ari gushakisha Nyambo ati ngiye ndashaka umukunzi wanjye, ndetse akagira n'ibibazo byinshi muri la filime, akaba igiti kikamujomba mu nda ari gushaka Nyambo. None yagize ati ntabwo dukundana. So rero twikomereza ikiganiro cyacu,
ariko ngira ngo abantu benshi cyane twari tubizi ko aba bantu bakundana hagati yabo harimo akantu, nubwo batari barigeze babitangaza ngo babivuge, ariko abantu benshi twabibonaga. Rero Titi Brown yakomeje ubutumwa bwe kuri Instagram avuga ati kuba iruhande rwawe, kuganira nawe, rimwe na rimwe nibaza icyo nakoze, ati rimwe na rimwe nibaza icyo nakoze kugira ngo mbe nkwiriye umugore nkawe wuje ubuhanga kandi mwiza nkawe. Ati nshobora kuba ndi umusore ufite amahirwe mu isanzure ryose, ati kugira umuntu utangaje mu buzima bwanjye nkawe. Ariko aka kantu ngira ngo karatangaje cyangwa se karimo ubuhanga n'ubwenge bwinshi. Ati nshobora kuba ndi umuntu w'umunyamahirwe cyane mu isanzura, ati ku isi yose, ati kugira umuntu nkawe, kugira umugore nkawe wuje ubuhanga, ati ndetse ufite n'ishusho nziza cyangwa isura cyangwa mwiza nkawe, ati rwose ndi umunyamahirwe cyane. Ariko hagati aho ku rundi ruhande Nyambo nawe mu minsi ishize yigeze gutangaza ko afite umukunzi, abitangaza ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntago yigeze atobora ngo avuge ati umukunzi mfite ni Titi Brown. Gusa abantu baramubajije ati umukunzi wawe ninde, ariko Nyambo ahisha amazina ye, nubwo abantu benshi cyane batabuze gushyira amajwi kuri Titi Brown. Bya bindi nababwiraga haruguru ati abantu benshi twari tubizi cyangwa se ntago byadutunguye kuba Titi Brown yavuze ko akundana na Nyambo. So rero iyi nkuru murakomeza kuyibona ahantu henshi hatandukanye, by'umwihariko ahangaha kuri channel yacu. Ngira ngo amakuru yose tuba dufite turayabagezaho. Iyi nkuru yacu rero ni iyi ngiyi umunsi, ikiganiro cyacu cyari iki ngiki, ariko mbasaba gukora subscribe, mugakora share, mugakora comment, kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro byiza cyane. Rero mwari muri kumwe nanjye Joy Simbi, mbasaba gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya AD